dutanze ngo tuba umuhigo w'abanzi bacu we nanishimwe kwita dutanze ngo tuba umuhigo w'abanzi bacu nkashyiraho njyenyine sibyo se kamukubiteho rero abibaze kuza kumfasha sibyo se Imana baradutabarega twadupfuye nabi yaraturengeye nihabwe haleluya dosiye yawe yanditse nabi ese ayibonye we ayihindura neza dosiye yawe yari yanditse ayiwe ese ayibonye we ayihindura ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi ese ayibonye we ayihindura ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi haleluya ese ayibonye we ayihindura ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi haleluya ese ayibonye we ayihindura ayiwe ayihindura neza we ayihindura ayiwe ayihindura neza we ayihindura neza ayihindura neza we ayihindura ayiwe kandagira satani n'amahoro yamaye kandagira satani n'amahoro yamaye ayiwe kandagira satani n'amahoro yamaye kandagira satani n'amahoro yamaye haleluya Arabora TV. Bakunzi ba Arabora TV, uyu munsi tugize umugisha wo gusura abakozi b'Imana. Twakoze urugendo rutoroshye, twagiye tugeze ahantu hitwa Ikibungo. Ikibungo harya bahita nk'ikinangane ngo ahandi mu karere ka Kayonza. Ni mu karere ka Kayonza. Kibungo iri hirya. Mu karere ka Kayonza. Umurenge wa Kabarondo. Ariko none mu Gisaka. Igisaka gihera Ikibungo. Gihera Ikibungo gusubiza Kirehe. Okay. None rero ubwo tumaze kugera hano mu karere ka Kayonza dusanze abakozi b'Imana bari batwiteguye kandi turabashimiye. Reka tubanze tubasabe mu dusuze abakurunzi ba Arabora TV. Murakoze cyane. Amazina nitwa niyo nagize Innocent. Iwacu mu karere ka Kirehe. Ariko kubera impamvu z'umurimo w'Imana cyangwa se naho Imana igenda igeze umuntu ubundi mu karere ka Kayonza niho ndi. Hanyuma ndi umugabo ndubatse itorero na ADPR dine mubwiriza butumwa ibirenze by'Imana duhana umugisha. Yego. Nawe dusuriza abadukunda kandi nawe bagukunda. Abankunda nanjye ndabakunda ndabashoje mu izina rya Yesu. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha. Nanjye nitwa Ntirushwa amaboko ndagije Imana ubwenge Kareste. Ndi umugabo ndubatse mfite umugore mfite n'abana. Itorero na ADPR Nyagatovu Paruwasi ni Kayonza. Ubwo rero ntuye mu murenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu umudugudu wa Nyagatovu wa Kabeza akarere ka Kayonza. Yesu aduhana umugisha. Uvuze ibyo bintu mpita ntekereza ijambo rijya rivuga ngo ni intego ivuga ngo kwibuka Imana mu mateka yawe. Yes. Ubu rero tugiye kuganira kwibuka Imana mu mateka yawe. Yego. Kuko ibyo wavuze ibya Abraham. Yes. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri wowe. Ngiye kuvuga ibyanjye. Ibyawe. Yego. N'uyu musaza muri kumwe nawe aratubwiraho gakeya kuko niwe watugejeje. Ese kuki wahisemo ko tujya tureba uyu mukozi w'Imana di? Impamvu nahisemo ko mureba uyu mukozi w'Imana. Wamutekereje ute wamuhisemo ute? Amateka ye ajya gusa n'ayanjye. Ubwo rero buriya kandi amaraso ya Kristo niyo yaduhuje atugira umwe tutaragombaga kuba umwe. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu nabazanye kugira ngo namwe muze muganire nawe mwumve ikiganiro afite aho Imana yamukuye naho imaze kumugeza kugira ngo izina ry'Imana rikomeze kwamamara no guhabwa icyubahiro. Nyine ntabwo urashe ku ntego kuko turashaka kurasa ku ntego. Abanyarwanda ni benshi kuva Kayonza ukaza ukagera no muri Kabarondo harimo abaturage benshi cyane. Kubera iki niwe wahisemo kugira ngo tuze dufate ubuhamya bwe? Boreka mufashe. Yego. Buriya ushobora gusanga atari wampisemo. Ahubwo ari igihe Imana yahisemo ko nkandagira kuri televiziyo. Ariko niwe watuzanye. Niwe wabazanye. Yego. Buriya ni Imana turane. Nyine nashaka mbwire impamvu. Ufite ubuhe buhamya butangaje ku buryo ari wowe watoranyije? So
ndatekereza ibyo ndi bwavuge so ni ibyanjye ariko nyine urabivuga nta kibazo turaguha umwanya ariko ngiye ndibaza asengera henshi yabwirije henshi ariko kubera iki ari we yatoranyije kugira ngo dufate ubuhamya bwe? impamvu nimba njyewe narajyaga mu bapfumu, abapfumu ntibagire icyo bamarira, nawe akaba yarajyaga muri abo bapfumu. ni ukuvuga ngo rero akabaza kuba Imana ikaza kumuha agakiza, akabona ko ibyo yakoraga nta keza kabyo, akaza kubona ko ahubwo ari Satani yakoreraga, nta bugingo yagombaga kuzabona. Imana yarangiza ikamutoranya ikamuha agakiza kugira ngo azabone ubugingo. Noneho rero kuko nanjye yankuye muri magana y'abanyabyaha, ikankura mu busambanyi, ikankura mu bapfumu, ikankuraho narindi, nanjye niyo mpamvu numvise avuga ibintu bikamfasha. Noneho nkavuga ngo nanjye reka nzamuzane ababwire gukomera kw'Imana, avuga imbaraga z'Imana aho yamukuye. Niyo mpamvu yatumye mbazana kuri uyu musozi hano kugira Nyamirama kugira ngo muvugane. Yego, urakoze cyane. Tuguhaye akanya kugira ngo utubwire aho Imana yagukuye, wibuke imirimo y'imbaraga, imirimo y'Imana, imbaraga z'Imana mu mirimo yayo muri wowe. Yego, ngaho tubwire. Hanyuma murakoze kutwakira. Ndongeye ndabashimiye Ibuhora TV. Arabohora. Irabohora. Arabohora, yes. Arabohora TV. Yes, tubashimiye ko mwaje mukatugeraho. Ngira ngo subwa mbere, ngira ngo ngeze kuri televiziyo n'abandi banyamakuru benshi bagiye baza basanga mu rugo, ngira ngo kubera ubuzima nagiye nca mu twaciyemo tutabyihererana, twumva twabibwira n'abandi kugira ngo nabo ubwabo bumve ko Imana ikora kuri. Munyemere gatoya mbanze numve kono kavuga kuko yego twari tukivuga imirimo y'Imana. Nari nyuma kuvuga imirimo y'Imana. Imana intera iteka, ngira gukinza kuza guhamagarwa n'umushumba akora gano Kayonza itorero ry'Methodist. Arambwa tuzaze mfite igiterane, uzaze ubwize niwe mushyitsi mukuru dufite. Mageze nsanga atumiye abazungu, nsanga bari baje, ariko bari baje bafite gahunda yo gutanga impano. Hanyuma nyimara kuhagera, ndahagera mbona abantu benshi bagutse barivuze, nanjye nk'umushyitsi mukuru wari uhari, ndavuga nti sindabigenza gute ko nta Cyongereza nzi, umushumba n'umwe nsanga nawe ni Cyongereza nzi, ndavuga nti bibwaze kuza kuncanga. Hanyuma mbwira mushumba, niro mushumba, fata intebe yanjye uyishira inyuma, ntabwo ndi bwabashe kuvugana n'abo bazungu. Hanyuma barahaguruka, nyine batuba tugeze mu gihe cyo kwakirana, barahaguruka barivuga, abazungu barasuhuza barivuga, noneho baza kuza kungiraho. Bamaje kungiraho barambwa ati nanga haguruka usuhuza abantu, ariko mushumba we yaraziye neza ko ndi bwahaguruke nkavuga Ikinyarwanda bakabisemura mu Cyongereza. Hanyuma nanjye mfata mukoro, nanjye ndiyeranja mu Cyongereza, ndavuga ni nanjye ndiyeranja, ndavuga ni my name is niyo nagize Innocent. Hanyuma nyabutswe nyuma gutya mbona abazungu batangiye gukoma mu mashyi, ndavuga nti Imana ivana kwangenda banka bigeje kwangenda bemera nicaranye n'abazungu, Imana ni igitangaza. Hanyuma ndakoza ndavuga nti mbo ndashaka kuza kwisuhuriza umuzungu mu biganza. Kuba Imana intabaye nanjye kwicara n'abantu bakomeye, ndashaka ko nibwo yagiye kugenda nkicarana n'umuzungu nkanamusuza, kandi amusuza mu Cyongereza uko biri kose. Hanyuma ngenda Icyongereza nta kibazo nagishize ku murongo, ndavuga ndagenda maze ni good morning, ansubize mubaze ni what is my name, niko nibwa mubaze. Hanyuma ndagenda rwa niyo ucenye mu bantu bakomeye, rero igeze abantu bakomeye uhitugira ikintu cy'ubwoba ntago umenya ahantu giturutse. Nako byanangeze nkigira kuri kamera bwa mbere. Nkimara kugenda Icyongereza ngenda nta kibazo, ndamuga ni good morning, arambwa ati good morning. Hanyuma ngiye kumaze ni what is my name, mbandibagiwe ni what time is it. Hanyuma arambwa ngo it is 12 o'clock. Hanyuma mitasubira inyuma ndatamenya kare saa 3 zuzuye yambwiye, ariko ibyo nagiye ngiye kuvuga ntago ari byo navuze, ariko ndashimana yantabaye ko bikose nagiye navuze ku Cyongereza. Hanyuma yarimo umukobwa bari bazananye yavugaga Icyongereza, hanyuma yavuga milike nari nzi ko milike ari amata, byo nari mbizi uko byo nari narabyizi. Hanyuma araza byo bw'ibindi yavugaga byo ntago nabyumvaga, ibyo navugaga ni ibyo numvaga ni milike. None haza umusemuzi rambaza tese urashonje, agiye gushakira amata ko yabwirije akagukunda, agenda
ngushakire amata n'umugati urye. Hanyuma nanjye mpita niyiranja. Buriya rero ikiba cyiza nuko umuntu yivuga uko ari. Nanjye mpita nibuka icyo nanjye ndiranje nyine numva ndibwavuga icyongereza ndiyiranje nanjye nkishyiramo uko Imana imaje kungeza ahantu hakomeye. Nanjye mfata muntu ndavuga nti yamuhangiri mbese ndayifubaganisha ndavuga nti yamuhangiri ndayifubaganisha. Noneho turagiye tumaje kugenda aragenda ngurira amata angura n'intuzi angura n'umugati ndarya. None ndangije nkuramo ndavuga nti I am happy ngaragaza imyenda bani I am happy ndishimye. Muramubwira bani thank you very much. Ncaho ndataha mpita ngenda kuko cyongereza ndavuga cyari kirangiye aho ngaho. Mpita nirukanka ariko mva nanjye ntako Imana itangiriye. Mvuga ku cyongereza mbona impaye ku madolari rura nanjye nambaye agakositimu keza. Cyangwa ko Imana itagize. Ntabwo itagize. Yego hanyuma rye ngira icyizere gutyo ubu ndagenda mvuga ubutumwa nkora ibiterane abantu bagenda bangira icyizere. Yego gusenga turasenga ngira ngo uraje usanza hano abantu baje gusenga ubu ngira ngo nabandi baracyari nyuma nibo batataje baje gusenga. Imana yangiriye neza. Yego biracyakomeje. Yego urakoze cyane. Uyu muvandimwe nawe rero muhuje amateka. Yego turagiye mutubwire mu mateka yawe muhuje ni nka yahe? Murakoze cyane. Amateka duhuje nabanje kuba umuyisilamu. Abayisilamu bavuga yuko Imana aremye amajini ari ibiremwa by'Imana, ari amajini meza abana n'abantu. Urumva no kuva amajini abana n'abantu ni ukuvuga ngo no kuyatunga nta kibazo gihari. Noneho rero imyaka 34 nawe mu idini ya Isilamu nemera yuko amajini ari ibiremwa by'Imana abana n'abantu. Sinayatunze ariko nagendaga mbana n'abantu bagize gute bayafite. Yego nkumva yuko ariyo myemerere nta kibazo. Noneho rero ariko kugira ngo Imana inyemeze no kugira ngo tuzamenyane n'uyu mwene data. Noneho Imana muri kugira ngo inyemeze impumyi imyaka 6. Abandi bajya segonderi nanjye mpinduka impumyi. Urareba izi ntoki n'ubu urabona ko ari amabara. Nakoraga muziko kandi nkanuye gutya nakora muziko ngashya. Abantu bakanyuma baza kubona ko ndi impumyi. Tujya kwa muganga biranga mu bapfumu tujyayo ahantu hose twararaguje twaraterekereye ibintu byose twarabikoze ariko Imana yo kabyara iraza iritamurura iraza ari nijoro irampamagara. Izihamagara imyaka 6 tuyimaze uko twajyaga mu mapfumu niko Imana yoherezaga abahanuzi bakaza bati Imana igukije ubumye n'igisana cyo n'igisanira ni Imana igukije kugira ngo uzayihamye. Ariko nta mudive nta musilamu nta n'umuyehova ni wigeze uzavuga ngo uvugo ni Imana ivuze ariko yandi macacu yose yagiraga gute yarazaga. Muri make ibyo yankoreye yankijije ubumye nari maranye imyaka 6. Inkiza uburemba nari naratewe n'umuntu mbumaranye imyaka 3 n'igice. Urumva abapfumu nabagiyemo nararaguje naraterekereye nta kuntu byose narabikoze. Noneho ndangije inkiza ubuhumyi inkiza uburemba noneho kugira ngo inyemeze mbone kariyo bankubita muri gereza bashinza gutwika inzu harimo abantu bagashya n'inzigashya. Umudugudu urasinya akagari gatera kashe. Nanjye Imana yangije uburemba. Udufaranga nari mfite ndayatanga ndayarangiza. Ibintu byose biragenda kugira umuntu akaza ati ngewe ndakugira muri dosiye kuko bavugaga yuko ubundi iyo gushinza gutwika imodoka cyangwa se gari ya mosha cyangwa se inzu ni cyajyanishwa kuva ku myaka 25 ukagera kuri 5 iyo kiguhamye. Noneho rero baravuga bati noneho nudakizwa bazagukatira imyaka bazagupropose 25 bakureho 5 urya imyaka 20 uzavamo n'ubundi uri ku rugero Imana ishaka. Ndangije amafaranga ndayatanga amafaranga nshiraho imitungo nari ifite n'ibyo niratanaga byose ndabigurisha byose birarangira. Mbona ko nta handi hasigaye ho gukirira hasigaye. Ndangije Imana maze umwaka n'amezi 4 ndi muri gereza ntinda ndayemerera. Maze kuyemerera rero nta kindi kintu cyabayeho. Ubwo maze kuyemerera maze umwaka n'amezi 4 hari insinda ndi ku minsi 30. Natangaga ikirego bakahita bankubita bakanshyira muri kashu bakavuga yuko nge nateje umutekano mu gipangu. Ndangije ndayemerera ariko nyemereye impigi hano.
twabatijwe saa 7 tubatizwa turi abantu 350 vamo nuzura imbaraga z'umwuka wera mpera saa 7 ngera saa 12 nirondora mvuga ngo nige nizize iyo nza kwemera simba naraje muri nzenguruka abagororwa 15775 Akimana yarakoze ndangije ndavuga ngo mana nimba ari ukuntu rero uhamagara ugumana ibintu byawe kuko abantu bajya mu mwuka baravunika ntimwidina Isilamu ibintu ntabwo byagiraga gute ntabwo byahabaga none bitangiye bigira gute bimbaho ubwo ndangije idini ya Isilamu kuko nari maze kubona yuko nubwo bavuga ngo ni Imana ariko namaze kubona ko twe dusenga Imana ifite ibintu bitatu ni Imana yumva ikavuga ikanakora Imana itumva ntinavuge ntinakore ntuzayikorere ubwo mbona ntangiye kubona ineza y'Imana icyo muhuriye rero no burebe ukandika tugahuriye twadupfuye reka kujya mu bapfumu uretse ko gice murusha ko jewe nasaze we yarasaze general nasaze ariko nanjye banyambitse ishuru jipe nanjye ubwenge bwari bwagiye ntabwo nari muzima ariko ntitwa tugiye nabi ubwo surumva tutari dupfuye ariko Imana yarakoze Imana nihabwe icyo yakabyara neza akareka Imana yakoze nari nzi ko nazashaka n'umugore aho ndashima Imana rero ubu noneho Imana yageze gutya mbona nkubise umwana w'amaboko nayo mbona Imana iramumpaye ubajya gutya nkabona ranteke nkabona ndari akamfura ipantaro nkabona nyambaye neza na karuvati n'ukametemo kugira ngo nkambare Imana yarakoze nihabwe icyubahiro nanjye rero ndikiremba nanjye barazaga abakobwa bati turaguha abadamu bati turaguha bagakayakaya bati yote yapfuye ahagaze disi urumva noneho rero aho Imana nanjye inkirije uburembe bukuyeho bitongera umwana w'umuntu yari yantongereye Imana itesha agaciro urabona kano gapantaro nambaye urabona kano gakote nambaye n'aka gashati ni madamu wagize gute Imana yampaye ubu aragafura narangiza nkagenda nk'ubu naje kuyivugira iravuga turagiye atugendane n'Imana Imana data n'umwana wayo n'umwuka wera babane namwe ku buzima bwanyu aransengera ati impanuka nkuyeho ibintu byose aragira gute arasenga Imana ikuraho urabona turi kumwe twamenyanye nta maraso ya Yesu yaduhuje izina ry'Imana n'igihabwe cyubahiro Imana bwo mutware wo kuzapatiriza ibyaha byacu n'ibicumuro byacu ariko Yesu aratuzura Imana warakoze bakabyara ihabwe cyubahiro Imana yarakoze yego Manuel yatubwiye ko ni Manuel Innocent niyo nagize Innocent yatubwiye ibintu Imana imaze kumukorera wowe ni Imana imaze gukorera uburyo wayibwira umuntu ukavuga uti Imana yakoze ibi rwose narayibonye n'amaso uravuye mu bapfumu mvuye mu barozi mvuye mu kabiri yose Imana yankoreye iki ngiki mvuye mu bapfumu urabona kano gakote nambaye urabona na kano gacongo nambaye n'aka gapantaro ni Imana yabimpaye nasengeye umuntu maze kumusengera arakira amaze gukira arabifata ntabyo nagiraga arabizana aravuga ati akira nongera kubona ineza y'Imana sengera umudamu wari umaze imyaka 7 bita Korodina ku Ruhuha mu karere ka Bugesera amaze ni mu murenge wa Ruhuha amaze imyaka 7 ajya mu bapfumu hose byaranze ndamusengera arabyara uba afite umwana urakaza urakabyara ikinyibukije nongera gusengera umudamu nuwa hano Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu umudugudu wa Kabeza amaze imyaka 2 n'amezi 6 kubyara byarananiranye ndamusengera nagiye gutanga ubuhamya n'abandi bari bamaze igihe barabyara imboni neza y'Imana nongera gusengera abakobwa bari barazinze nkuko nanjye bari baranzinze Imana irambwira ngo nta kindi kintu impaye uretse kujya nsengera abadamu bazinze uruzingo Imana ikaruca n'uwo mudamu n'uwo mukobwa yaramaze imyaka 45 nta kubyara nta gushaka n'umukobwa 35 n'uwa 40 abo ndabasengera nta zindi mbaraga nkoresheje barashaka ubu bafite abagabo izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro mbona imbaraga zayo haleluya rero ijambo ryayo rikavuga ngo iyo wimitse umucyo umwijima urahunga wakwimika umwijima umucyo ukagenda namaze kubona imbaraga z'Imana ziva mu gusenga no kuvuga ngo hari imbaraga z'Imana ziba zitagaragarira zigaragarira umuntu urimo neza hakaba n'iza Satani ku bantu bazikoresha iyo usenga Imana ntiwazibona cyari kimaze kuzikwereka uwa Satani niwe ubugira gute uzikoresha none
noneho iyo umaze gukizwa neza za mbaraga z'Imana zisunika iza satani zikigiraho hagasigara haza imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga kugira ngo imbaraga za satani zijye ziduhunga. Yego. Murakoze. muri make ufite impano yo kuzingura muri make ari abarwayi ndasenga Imana igakora ibitangaza bagakira, ari abo bazinze ndasenga Imana ikabazingura bakabyara. Yampaye inshingano avuga ngo nk'uko nawe bari barakuzinze ukajya mu bapfumu bikanga, kwa muganga bikanga, nkaba ari wowe nzingura, nta kindi kintu nkoresheje uretse imbaraga zanjye. Nawe ni nako uzajya usengera abo bazinze, abadamu, abantu abo ari bo bose, ukabasengera bagakira, bakabona imirimo n'ibitangaza nkora Imana ikora, noneho nabo bakarangiza bakava mu byaha, bakava mu kuraguza no mu guterekera, noneho bakagira gute, bakabona neza y'Imana, bakaza mu nzu y'Imana, bakabona amahoro, kuko niho hari amahoro, ntahandi hari amahoro atari mu gusenga. Imana ishimwe. Yesu agumugisha. Yego, karame. Wowe rero iby'Imana yagukuye, impamvu yagukuye hari cyangwa impamvu yakunyuje muri Bibiliya, buriya nihe Imana yagushakagamo? Gihe cyane ndumubwiriza butumwa. Cya kabiri ndeba ndo umuririmbyi. Sinajya gusohora, sinajya kuri studio, ariko ubundi busanzwe ndo umuhanzi, ndo umubwiriza butumwa. Sinibyo ngibyo gusa. Buri mwe wese ujugana urwaye, turasenga agakira. Turasenga agakira, twibwe ngo barakuzinze, ibyo ntabwo bariba. Cyane cyane ko rero noneho jewe iyo ndimo nsenga mbanzi ibitero byose twakoreshaga tuzinga babana. Hanyuma rero nsenga mbanzi naho n'inzira byacagamo, mbanzi n'inzira tugomba kubica kugira ngo dusenga duhamagara Imana. Ubwo rero kurimba ndaririmba, ari kubwiriza ndabwiriza, muri make byose ndi nabyo. Uranabyina? Yego. Ubundi se watubyiniyemo gake? So urabona urabona amasaha yagiye, ariko ikinge tuzakora ibiganiro nzahaze tugashireho iyi nzakabyina ntacyo. Yego. Rero turabashimiye cyane, reka dusoreza ikiganiro cyacu kandi mwakoze, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze muyikore, n'abayikoreye bikora amaboko, nta n'uwayikoreye uzakorwa n'isoni. Yego. Rero turabashimiye, ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzongera tubagarukeho cyangwa namwe muzadusura. Yego. Icyiza nuko muri abatumirwa beza. Yego. Muvandimwe, ari icyo wumva wakurenzaho ku byo mvuze? Icyo narenzaho nuko bibaye byiza ku bantu batwumva, bazaduhamagara tukaza, noneho tukazana n'abadamu bacu. Ndavuga ko nabaye ikiremba, ariko nta mudamu wanjye bari kubona. Ese madamu yarabizi ko ari ikiremba? Madamu wanjye uretse kubyumva ntabwo yarabizi, ariko aho nyirijwe ngenda ntanga ubuhamya arabimenya. Umuntu wari ubizi ni umubyeyi wanjye uwo ariho. Umubyeyi wanjye ariho ko nari ikiremba. Aranabizi ko nari, abaturanyi barabizi cyane, na mama arabizi yuko iyo shuruje pe nayambaye ku manywa y'ihangu, ku mugaragaro, izuba riva abantu bareba. Wari upfuye? Ese wavuye muri Isilamu kugira ngo nkizwe agakiza nkemera, uburi umwuka w'Imana urotsa. Imana inyujije uburemba, narasambanye karahava, kandi nkananywa inzoga ngasinda, noneho nkagenda nsambana. Noneho njya kubireka, ari Kabarore hariya mu karere ka Gatsibo, hari umudamu warimo bamenya umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana niwe ubasha kutumenyera ibyo twe tutabasha kumenya. Noneho njye nisiga imiti ndi bugende kugira ngo sambane nawe, nibura apimaga nk'ibiro nk'ijana 180 200 gutyo. Noneho rero ndangije nta kindi kintu cyabayeho, mpageze ngenda nisize imiti njya gusambana nawe. Noneho mpageze arandeba, ampa karibu, ampa intebe ndicara. Maze kwicara ati ubwo rero uraje ngo dusambane? Nireka atangira kugira gute kumbwira ibyo nakoresheje nuko nagambire kugira gute gusambana nawe. Noneho ubwo ngubwo umunsi wanjye wo kureka ya miti wari wageze, ntangira kumva ndi gushya, musezera nirukanka, ntangira kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo jugunya, ngo jugunya. Nkumva umuntu ambwira mu bitugu ngo ninjugunye, ariko ndiko ndimo gushya. Mpita mbwira Bilal ntigeze ndibuze ku musigiti usarishe
njye ngize gute ndagenda arwaye, ndagenda afata ya miti yose ndayijugunya nakoreshaga mu kujya gusambana n'umuntu ubishaka n'utabishaka, yaba ari mu nzira agenda nkajya gusambana nawe, ubwo ya miti ndayijugunya, maze kuyijugunya ijwi ry'Imana rijya gute rirahagarara, narakoze kuko ya miti nari maze kuyijugunya. Ubwo rero njya gukizwa, nakirijwe muri gereza, ibintu byose byaranze naranze kurekura, noneho yineza kugira ngo njye muri gereza iteza akagambane kugira ngo ikunde imbone. Ngeze muri gereza ndakizwa, maze gukizwa ubu nibwo mpamvu natangiye kugenda mvuga ibyo nakoraga. Murakoze. uzikurinda mana we, uzikurinda bakuroga, uzikurinda bakuvuma, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, yewe mana we, yewe mana we, yewe Yesu we, mana uratabara, mana we, Yesu we. Kadushyire gatatu tugashyireho ubundi ni hahandi Imana ntabwo icyubahiro. Imana ishimwe kitadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu. Imana ishimwe kitadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu. Ayiwe Imana ishimwe kitadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu we. Imana ishimwe kitadutunze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu. Imana ishimwe kitadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu we. Imana ishimwe kitadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu. Nashyiraho njyenyine sibyo se kama kubitore abibaze kuza kumfasha sibyo se. Imana yaradutabarega twadupfuye nabi yaraturengera. Haleluya. Dosiye yawe yanditse nabi, Yesu ayibonye we ayihindura neza. Ayiwe yari yanditse, ayiwe Yesu ayibonye we ayihindura. Ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye we ayihindura. Ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi, haleluya Yesu ayibonye we ayihindura. Ayiwe dosiye yawe yari yanditse nabi, haleluya Yesu ayibonye we ayihindura. Ayiwe ayihindura neza we, ayihindura ayihindura neza we, ayihindura neza we, ayiwe kandagira Satani n'amahoro yampaye, kandagira Satani n'amahoro yampaye, ayiwe kandagira Satani n'amahoro yampaye, kandagira Satani n'amahoro yampaye. Haleluya. Mana yanjye watuma mvuga n'ibindi kandi utabiteguye, ariko Imana umutabazi disi. Haleluya. Akacyamukama umugisha, nego umugisha mu izina rya Yesu. Baba we akushe Imana umutabazi wahora neza iraje yongeye kurinda umva rero. Ayiwe Mana usitushe n'ibindi, uzikurinda mana we, uzikurinda bakuvuma, uzikurinda bakuroga, uzikurinda mana we, uzikurinda warahaba, uzikurinda bagutuka, uzikurinda bakuvuma, uzikurinda ukoraho uruvugo, uzikurinda mana we, uzikurinda iyo yikurinda sha. Turacyaraho ngaho. Yego. Turabashimiye cyane, zakoze cyane. Yego turagira ngo muhe abakunzi bacu nimero zanyu kugira ngo niba bakenera bajye babifashisha. Nimero yanjye ni 078 078 16 11 892 ni 078 16 11 892. Nawe wongera yanjye rero ni 078 39 78 75 078 39 78 ubu tukavuna abazimu nta bindi nga musengere musoza. Kadusengerera tuvuze tuyisengere usengesha. Mana data twese uri mu gihugu cyo muri Imana ikomeye, Imana y'igitangaza, hambaye uri rubasha, Imana ivuga bikaba, imbaraga iyo bategetse birakomera, amavuta yawe Imana yayindi utuye mu ijuru kandi imbaraga zose ziri hasi. Ndagushimiye imbaraga zawe zakoze byose, ndagushimiye amaraso yawe watanze ku musaraba, amaraso yageze kuri buri kimwe cyari cyo cyose, yagize umumaro kuri mwe, amaraso yawe yanyibutse yageze arambohora, amaraso yawe yabohoye
abapfuye barazuka bari bameze n'abagira ubuzima abatarambaga turambara aya maraso yakoze ibitangaza aya maraso yageze mu mfubyi aravuga ngo ngisa n'imfubyi aya maraso ageze mu mpfakazi abarundi umugabo w'apfakazi aya maraso yawe yageze mu byo kunywa aravuga ngo rya amazi y'ubugingo aya maraso yawe yageze mu byo kurya mutera imbaraga urakarama rero twarakomeye cyane Uwiteka Mana ishimwe habwa icyubahiro amaraso yarahinduye amaraso yawe yageze mu biti aravuga ngo umuzabibu w'ukuri amaraso yawe ageze mu mabuye aravuga ngo ibuye ryazwe n'abubatsi Mana ishimwe aya maraso yawe yageze mu mihanda kaburimbo zisiga uca mu nzira uravuga ngo nigeze yawe kuri n'ubugingo ntubasha kujya kwa data namujyanye ndagushimiye mwana w'intama ndagushimiye ko waduhinduye ndagushimiye ko waduhinduye ndagushimiye ko waduhinduye ndagushimiye mana warakoze ubu turambaye turarya tukaryama waduhaye n'ingo turubatse abazi bacu ntabwo babyemye ariko warabikoze haleluya mana warabikoze warabikemuye uracyakomeza gukora ibindi iri sengesho dutumye turyohereje ko mwese ari uboshye ndagira ngo ugende umubohore urumva ikibazo cyo kutabyara umuhuru urubyaro iri sengesho turaryohereje isengesho rigira amaguru isengesho riratumbagira isengesho ririruka isengesho ntabwo rigendera mu ndege isengesho rigendera mu modoka isengesho riratumbagira isengesho ririrukanka ryohereje kuba rubashye ryohereje kuba burwaye ryoheje kuba rumeze Mana ishimwe twongeye turaryohereje twongeye turaritumye iri sengesho turyohereje ku mbaho turyohereje ku barwayi iri sengesho turyohereje ku batabyaraga ngo barere nk'abandi mu izina ryose turategetse umpanze amaso kuri televiziyo buri wese nabyara heke uduhanze amaso wari ugiye gushyirwa ibyo kuri cyamunara bajyaga mu bapfumu Uwiteka ndategetse abapfumu babareke ahubwo bakugane babone imbaraga zawe Uwiteka ndasenze ngo wongere wubake ndetse n'abo satani yagiragaho amajanja bose ndabamwambuye mu izina rya Yesu urakoze ro data twese tugushimira ubw'iyi televiziyo dusuye n'igihe umunyamakuru tumusabiye umugisha mu izina rya Yesu uzamugezaho abantu batakamugejeje ujye mu Rwanda intambara zibazo n'amakuba uzamugezaho abantu batifuza ikindi kandi gusaza kwiwe kuzabuka umugisha mu izina rya Yesu kandi turasabye kugira ngo mu misazire uzamuha akabando ko gusazanya mu izina rya Yesu kandi natwe turahangaha natwe turisengeye turiremeye ndagira ngo nuko dutabare aho twambuye hari habi kwangenda banga twari bizahagwe turya ibitoki turya ibishishwa by'ibisheke turya injumbure zameze Mana warakoze turya ibishishwa by'imyumbati nungwa n'igikombe cy'amazi ukwezi kose ndagushimira akabyara papa urakoze rero urakoze ko dutabaye kandi urakoze ko n'abari bo kutureba nabo batabaye kandi batwumva bose batabaye urakoze gutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo neza turakoze mwami wacu amen katunage uzaharura nk'ebyiri rero haleluya turyohereze kuri abantu sibyo serata yego Mana akabyara rimwe kabiri gatatu haleluya rimwe kabiri gatatu nanone haleluya nanone gatatu haleluya genda wakire gukira Imana iguha umugisha Arabohora TV